Hello murakaza neza kuri channel nanone uyu munsi ngiye kubabwira application zirindwi z'ubuntu zagufasha gukora video yo gushyira kuri YouTube, Instagram, TikTok ndetse n'ahandi hose wifuza. Nkuko abenshi bagiye babinsaba, izi application zimwe zikora muri telefone, izindi zikora muri computer, gusa zimwe zisaba computer ifite imbaraga, izindi zajya muri computer iyo ari yo yose waba ufite. Niyo mpamvu ngusaba kureba iyi video yose ubashe gusobanukirwa application ijyanye na computer ufite. Application ya mbere rero ngiye kukubwira niyo bita Shortcut. Shortcut ni app yagufasha uri gutangira gukora editing muri rusange, yagufasha guteranya amashusho hamwe n'amajwi mu buryo bworoshye. Ushaka kuyikoresha wajya kuri website bita shortcut.org ugakora download. N'ubuntu nta kiri gusaba kugira ngo utangire kuyikoresha. Kuri website yabo nanone niho ubona ibisobanuro byose bw'ibyo Shortcut ibasha gukora. Indi application nanone nakugira inama niyo bita video editor. Video editor ni application usanga muri Windows 10, ntago bigusaba kugira icyo winstara, ahubwo icyo ukora ni ukuza hano muri search ukandikamo video editor. Ukimara kuyifungura ugashyiramo video ushaka kueditinga, hanyuma ukazizana hano. Editor ikoresha storyboard, layout, niyo mpamvu utabona timeline nk'izindi software. Ushobora gukoresha indirimbo usanzemo, gusa nka video ugiye gushyira kuri YouTube ntukwiye kuzikoresha kuko ntabwo yaba monetize. Gushyira amagambo kuri video yawe, uza hano kuri title ukandikaho ibyo ushaka. Tools zose wakoresha urazibona hano. Ikibazo cya video editor, ntushobora gukoresha transition kubera ko itagira timeline. Ukora save ya video, uza hano handitse finish video, urabona uko ifite 1080 gusa, ntabwo ushobora kueditingiramo cyangwa ngo savinge video ya 4K. Indi application nakubwira niyo bita Film Hit Express. Ni software ikoreshwa n'abantu babigize umwuga cyangwa se abo wakwita professional, kubera ko ifite ibintu byinshi bitandukanye byagufasha gukora editing wifuza. Igitangaje ni uko iyi software nayo ari ubuntu, gusa hari ibyo utemererwa gukoresha iyo utishyuye, ariko ntibyakubuza kuyikoresha kuko ni software nziza cyane yagufasha gukora video za YouTube cyangwa se iz'umukiriya uwo wese yaguhaye. Uyishaka uza hano kuri website yabo ugakora download. Indi application none nakubwira niyo bita Kden Live. Iyi ni software wayibona ku buntu uje hano kuri website yitwa kdenlive.org, aho ushobora kuyidownloadinga ku buntu cyangwa ukagira icyo utanga kubayikora kugira ngo bakomeze kuyigira nziza kurushaho. Iyi donation utanga ifasha abayikora komeza kuyikora neza, bashyiramo ibindi bintu bitandukanye. Gusa niyo ntacyo utanze ntibyakubuza gukora download kuko software nk'izi ziba zarakorewe abantu badafite ubushobozi bwo kuzigura. OpenShot ni software wabona kuri website yitwa openshot.com, ukaba wabasha kuyidownloadinga ku buntu nta kindi kintu wishyuye, ukayishyira muri computer yawe ugakora video uko byifuza. Kuri website nanone uhasanga incamake y'ibyo application yagufasha. Indi application yagufasha ni CapCut. CapCut ni application ikora neza. Ubundi gukoresha application bita Premiere Pro, ariko iyo nza gutangira gukora editing hari CapCut niyo nari guheraho kuko yoroshye ubuzima, kuyikoresha biroroshye. Ushobora kwandikamo amagambo ikayasoma ikayahindura amajwi, ikora auto caption, ikora background removal, ushobora gukuraho ibinyuma igihe uri kuri coding video. Wayikoresha kuri phone cyangwa se kuri computer. Urabona ko hano nyifite muri computer yanjye, nshobora gushyiramo video maze ngakora editing. Icyo nakunda kuri iyi software nuko hari ibidakunda igihe udafite internet. Ni app yakozwe ngo uyikoresha wese aba afite internet. Indi application nakubwira niyo bita DaVinci Resolve. Ni software udashobora kwizera ko ari ubuntu bitewe n'ibyo ikora. Ni software company za Hollywood zikoresha bakora filime zitandukanye, aho ikoreshwa muri color correction na color grading. Uyigereranyije na Premiere Pro bigusaba kugura izindi application, Photoshop, After Effects, Adobe Audition
DaVinci yo ibiguha byose hamwe, graphic design, audio, bakugurisha ibikoresho nabyo udakeneye gukoresha kubera ko ushobora gukoresha keyboard na souris. Ikigo gituma hari abayitinya nuko ikoresha Node, ariko ku zindi software ugasanga zikoresha amareya. Ni software naguhitiramo wayidownloadinga hano noneho ugatangira kuyikoresha. Izi app z'ubuntu naguhitiyemo bitewe na computer ufite. Niba ukunze iyi video, kandi like. See you soon.